Just nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu nkuko mumenyereye iyi ni Gen TV. Nyaboneka utarakana subscribe nk'utsa ukana subscribe kugira ngo ujye uwa mbere ku makuru, inkuru ndetse n'ibiganiro byizewe, dore ko nta ndo bisanga usibye kuri Gen TV. Aha reka atunyarukire mu buzima, ahanini reka atunyarukire munsi y'amapenzi cyangwa se mu buzima abakundanye. Ngibi rero ibimenyetso 9 wamenyeraho umukobwa ugukunda abyukuri. Babandi babeshya abantu uko babakunda rero urumva ko akabo kameze nkaho ashobotse. Nubwo urukundo ari urusobe rukaba n'amayobera, uko umuntu agenda arugiraho ubumenyi bunyuranye, agenda amenya aho biva naho bigana, icyo yakora nibyo agomba kwirinda. Abahungu benshi bakunze kwibaza ibimenyetso biranga umukobwa ugukunda abyukuri. Niba nawe wajyaga wibaza iki kibazo, iyi nkuru ni wowe igenewe. Abakobwa baratandukanye mu miterere, imitekerereze, imigendere, uko bifata, uko batandukanye ni nako badakunda kimwe, ariko byanze bikunze hari aho bahurira ku mikundire yabo no mu buryo bagaragazamo amarangamutima. Ibi ni ibimenyetso bahuriraho umusore ashobora kumenyeraho umukobwa umukunda abyukuri. Aha atwihuse reka tunyarukire ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere, nyaboneka umukobwa ugukunda abyukuri agukunda uko uri. Ahanini umukobwa utagukunda urukundo nyarwo aba afite ikintu runaka agukurikiyeho, haba umutungo, amafaranga menshi uhembwa cyangwa winjiza, imibereho myiza ufite, umuryango wifashije cyangwa ukize. Umukobwa ugukunda abyukuri agukundira uko uri. Ushobora kwibaza uti se mfite urwego rwiza rw'ubuzima ndiho kugeza ubu, nabwirwa n'iki unkunda atandutiye ibyo mfite? Cyangwa se urumva ko muri make hano iki ni ikibazo buri muntu yakwibaza, ukavuga uti mbese uyu mukobwa yaba yarankundiye iki? Ni ikibazo cyiza ariko kiroroshe kukibonera umuti. Kugira ngo umenye neza ikimugenza bisaba igihe gihagije no kumwiga birambuye. Uko umugenda mumarana igihe ni nako ugenda ubona mu by'ukuri icyo agamije n'icyo agukurikiyeho. Ashobora kukwishushanyaho ukwezi kumwe, ariko nimumarana igihe gihagije nk'umwaka, uzashira ubone uruhande ahagazemo cyangwa se aho abagamiye. Twihuse reka atugere ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero uwo mukobwa ugukunda by'ukuri ntagusaba ibya mirenge udatunze. Iyi ngingo yuzuzanya n'iya mbere. Umukobwa ugukunda ntaguhoza ku nkeke agutura ibibazo n'ibyo udashoboye akabikwikoreza. Urumva ko muri make kutaremerera umusore bakundana ni ikimenyetso wagenderaho ukamenya umukobwa ugukunda abyukuri. Reka atwihutire ku mwanya wa gatatu. Uyu mukobwa ugukunda abyukuri aragukebura. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta wigira kandi ngo nta mugabo umwe. Abasore bagira ingeso zimwe na zimwe zitari nziza. Hari izo umusore aba yaravukanye ari kamere ye, cyangwa izo agenda yigira kuri bagenzi be. Umukobwa ugukunda abyukuri agerageza kugukebura aho abona bitagenda neza. Iyo abona ufite imico cyangwa ingeso zikwangiriza isura mu bandi, akoresha uko ashoboye akakwereka ububi bwayo, akanagufasha kuyikira. Ku mwanya wa kane rero, ukugushira muri gahunda ze z'ejo hazaza. Mwene uyu mukobwa ahora
yihatira gukora ibi bikorwa bibafitiye mwembi ejo hazaza akamaro. Niyo ntacyo murageraho wumva mu nzozi ze harimo kuzabana nawe ubuzima bwe bwose, nubwo mutarabana ariko atangira kugufata nk'umutware we. Aha tunyarukiye ku mwanya wa 5. Biragorana ko muryamana. Nubwo muri iki gihe urubyiruko rwagize gukora imibonano mpuzabitsina nk'umukino, umukobwa ugukunda by'ukuri biragorana ko akwemerera ko muryamana. Yego ari ababanza akwijisha ngo bakwereke ko batigeze basambana, ariko ahanini umukobwa ugukunda by'ukuri icyo abikorera nuko aba yumva kuryamana byatuma hagira igihinduka mu hazaza hanyu nk'uko abibonye mu ngingo ibanza. Iteka kuri we aba yifuza ko wazamubera umutware. Kuba mwaryamana igihe kitaragera mutarasezerano aba abona ushobora kudohoka cyangwa kuva mu rukundo. Umubano mwari mufitanye ukagabanuka, wowe uba ubonye icyo ushaka, we akabona azasigara aririra mu myotsi kubera icyemezo kigayitse yafashe akareka mukaryamana. Si ukuvuga ko adafite umubiri nk'uw'abandi cyangwa ngo abe agira ubushyuhe mu buriri, ahubwo atekereza cyane ku ngaruka z'icyo gikorwa yaba yishoyemo imburagihe. Aha tunyarukiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya 6 rero turasanga kwisanzuraho kugeza ubwo akubwira amateka y'ubuzima bwe. Umukobwa ugukunda by'ukuri kandi ukwibonamo arakwibwira wese. Nubwo abakobwa bakunda kwirekura no kuvuga amateka y'ubuzima bwabo, ariko iyo ageze aho akubwira byose byamubayeho, ibyo yaciyemo, iba ari intambwe nziza yo kukwizera no kukwiyumvamo cyangwa kukwimariramo. Ntiwabwira umuntu utizeye ubuzima bwawe cyangwa amateka yawe yahahise. Icyo ugomba kugenzura ni ukureba niba akubwira byose. Kukubwira byose hakubiyemo no kukubwira amakosa n'ingeso mbi zagiye zimuranga muhahise he. Umukobwa ukubwira ibyiza gusa yagiye akora cyangwa byamubayeho, uzamugireho ikibazo utangire no kumukemanga. Reka tunyarukire ku mwanya wa 7. Kukugirira ishema. Umukobwa ugukunda aterwa ishema nawe. Igihe mugendana ntagira ipfunwe ryo kugufata akaboko, kukwisanzuraho atitaye ku maso ya rubanda. Kugukunda akanabyerekana ni ikimenyetso wagenderaho ukemeza ko agukunda by'ukuri kandi atagutendekeraho abandi basore cyangwa abagabo. Ku mwanya wa 8. Kukubaha. Umukobwa ugukunda by'ukuri arakubaha. Guca bugufi k'umukobwa cyangwa umugore imbere y'igitsina gabo ni ikimenyetso cy'urukundo. Nubwo uburinganire bwaje, ariko ntibwakuyeho ko umugore aba agomba guca bugufi imbere y'umugabo. Tugeze rero ku mwanya wa 9. Umwanya wa 9 ari nawo wa nyuma. Kukugaragariza urukundo n'amarangamutima ntambereka. Aha urumva ko muri make ibi iyo nyamukobwa yabikoze nta kabuza ahangaha abagukunda kandi by'ukuri. Kuba ukunda umuntu ntibihera mu magambo, ugomba kubimwereka no mu bikorwa. Iyo umukobwa ateye intambwe akakwereka ko atari amagambo gusa, ahubwo akagira n'ibikorwa agukorera, ufata ukomeze umukobwa n'uwo. Ibyo bikorwa harimo kukugenera impano, kuzirikana amatariki y'ingenzi y'ubuzima bwawe,
kuba hafi igihe uri mu byishimo ndetse no mu byago, mu makuba hose mukaba muri kumwe. Kuri ibimenyetso hiyongeraho kukwishimira, kukwerekana mu muryango we no mu nshuti ze. Presentation, kukwishimira igihe muri kumwe, kumva mutatandukana, kugukumbura, kuguhamagara cyangwa ubundi buryo bwose mwagiranamo ikiganiro. Ibi ni bimwe mu bimenyetso nabashije kwegeranya nifashishije ibitabo, imbuga nkoranyambaga za interinete. Urumva ko muri make n'ubunararibonye bwanjye, nawe niba hari ibyo uzi tutashize muri iyi nkuru, watwandikira igitekerezo cyangwa se komenti kugira ngo tugendane 5 kuri 5. Hasta la vista.